Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Yesu ashimwe, ndabaramukije inshuti z'umusaraba, bakunzi b'iki kiganiro mwese aho muherereye, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amahoro ya Kristo nabe muri mwebwe. Nejejwe no kongera gutangira ikindi cyumweru tuzamura izina rya Yesu kuri uru rubuga. Haleluya! Reka tuzamure ibendera ya Yesu. Hari ahantu nigaga kera, hanyuma mbere y'uko dutangira amashuri, dutangira amasomo, buri gihe mu gitondo hari aho bagiraga umuhango wo kuzamura idarapo. Mbere y'uko activite zose zitangira tugatonda tukajya ku murongo twese, hanyuma bakaririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Nuko mbere y'uko batangira imirimo bagakora uwo muhango. Natwe mbere y'uko twinjira mu byo dukora byose byo muri iki cyumweru, n'ukuri birashimisha yuko tubanza kuzamura idarapo ry'ubwami bw'ijuru hano hantu muri Saveur Divine. Haleluya! Nicyo kintu mbanza gukora mbere y'ibindi byose, kandi ndashimira Imana yuko ikomeje kumpa imbaraga, namwe ikaba ikomeje kubaha imbaraga. Imana ishimwe. Ndashimira Mwuka Wera ukomeje kuduha amagambo yo gusangira muri ibi biganiro. N'ukuri Imana ishimwe cyane ku bwa byose. Ndagushimiye kandi wowe ukurikirira ubutumwa, ndagushimiye wowe udusengera, wowe utwifuriza iterambere ryo mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bundi buryo bufatika. N'ukuri Yesu aguha umugisha kubwo kudutekereza, kubwo kudusengera no kubwo gusangiza abandi ubu butumwa. Niba ufashwa n'ubu butumwa, niba hari aho bukuvana bukakugeza ahandi hantu, byaba byiza ubusangije n'abandi. Imana iguha umugisha. Nuko rero nishimiye yuko twongeye gutangira iki cyumweru kindi. Nk'uko mubimenyereye, buri cyumweru tubaha umutwe w'amagambo tuzigaho mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo iki cyumweru cyose, icyumweru dutangiye kandi kikaba ari icyumweru cya nyuma cy'uku kwezi, ni ukuri ndashima Imana kubwo kuba yaraturinze, kuba yaratwongereye iminsi yo kubaho, ikaba idutangije iyi somene yindi nshyashya. Reka tuyizamurire icyubahiro. Nk'uko nabivugaga rero mu kanya, dutangiye uwa mbere, hanyuma reka mbahe ijambo tuzaganiraho muri iyi somene yose. Ni ijambo rivuga ngo umwami ntashaka ko urimbuka. Ihane. Umwami ntashaka ko urimbuka, ahubwo arashaka ko wihana. Haleluya! Ijambo tubona muri Petero wa 2. Imana ishimwe cyane. Nkomeje kwishimira kubw'ijambo ryayo yahumetse ikariduha, ikaduha n'uburyo bwo kuribagezaho. Ni ukuri ni iby'igiciro gikomeye cyane. Rero uyu mutwe w'ijambo nk'uko nabivuze twawukuye muri Petero wa 2 igice cya 3 umurongo wa 9. Nahanditswe ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Haleluya! Ngaha ahantu twateruye
umutwe w'amagambo tuzigaho muri iki cyumweru. Imana ishimwe. Mbese uyu muntu wayanditse aya magambo ninde? Yabwiraga abandi? Ni byiza yuko buri jambo ryose dusomye muri Bibiliya tumenya ngo ninde warivuzeho, hari ryari, mbese yabwiraga abandi, mbese riratwigisha iki? Umuntu akibaza ibi bibazo. Rero aya magambo yavuzwe na Petero, intumwa Petero akaba yarayavuze yabwira abakristo, abantu bari bazi Imana, abantu bari bakijijwe, abantu bari mu mujyi w'i Roma. Ababwira aya magambo, ariko mbere y'uko ababwira aya magambo yatangiye hejuru avuga ati bakundwa. Uru ni rwo rwandiko rwa kabiri mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo uriganya, mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Haleluya. Ubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo. Bazaba babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Uyu munsi nabwo hariho ababaza icyo kibazo. Ariko nshuti zanjye, ngambiriye kubabwira ngo dukanguke, ngambiriye kugira ngo dukangure imitima yacu, ngambiriye kubibutsa amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera. Haleluya. Ngambiriye kubibutsa yuko Yesu Kristo nubwo yagiye yasubiye mu ijuru, ariko yadusezeranye, yasize aduhaye isezerano yuko azagaruka. Yatubwiye ko agiye gutegura aho tuzabana, akaba agiye kuhadutegurira, ariko akazagaruka. Ubu yicaye iburyo bw'Imana Data, ariko azavayo aje guca imanza. Yego, mumenye yuko hazabaho umunsi w'urubanza. Tubibona muri Matayo 25, umurongo wa 31 handitse ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose ateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Amen. Hazabaho kurobanurwa, hazabaho gucirwa imanza. Umwami azababwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya. Muragwe ubwami bwabatunganirije. Ni ukuri igituma abakozi b'Imana muri saveur divine twitanga tukigomwa uyu mwanya tugatanga ubutumwa, intumbero n'imwe nshuti yanjye, ni ukugira ngo haboneke abaragwa b'ubu bwami nk'uko tumaze kubivuga. Ni ukugira ngo hiyongere abaragwa ubwami bwaduteganyirijwe. Haleluya. Uri kumvira ijambo, mbese uriteguye? Mbese urabishaka? Mbese urifuza koko kuragwa ubu bwami bwaduteganirijwe? Mbese hari ikintu ukora kugira ngo ube muri ba bandi bazaragwa buno bwami? Haleluya. Ndifuza kugira ngo ube mu baragwa b'ubwami. Petero rero yari afite ikibazo gikomeye, kuko mu gihe cye haje abahanuzi b'ibinyoma, haje abantu bigisha inyigisho zitari zo, haje abantu bahanura ubuhanuzi butari bwo, bavuga bitanditse, bigisha bakurikije irari ry'imitima yabo. Urumva? Uyu munsi n'uyu munsi barahari. Niyo mpamvu rero Petero yaje, yabise abakobanyi, abantu bigisha bakurikije irari ryabo, abakobanyi, abashaka guca ubwoko bw'Imana intege.
abo ngabo babandi babwira abantu ngo mwaribeshye, ngo ibyo bintu byo kugaruka kwa Yesu ngo kuva kera bahora babivuga, ngo mbese ko atigeze aza, ngo nimuze twikomereze ubuzima. Bakababwira bati oya ntabwo ari byo. Ariko ndagira ngo nongere nkubwire ngo humura, ntiwumvirize inyigisho z'ubuyobe, ntiwumvirize abahanuzi b'ibinyoma. Oya, niba nawe muri iki gihe wibwira ko Yesu yatinze kuza, Petero yongeye aratwibutsa ngo igituma umwami atinda nuko ashaka yuko bose bihana. Aleluya! Ese warihannye? Mbese uri mu nzira ijya mu ijuru koko, cyangwa uri mu nzira y'abarimbuka? Ndakwifuriza kugira ngo uyu munsi, niba utari mu mubare w'abari kwihana, wongere ubitekerezeho kandi ufate icyemezo cyiza cyo kwihana. Ibyo nkwifurije kandi ndakomeza kugusengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.